Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa Nyabature buri gitondo, nyemerera uhereze Imana icyubahiro ko yakurinze, ko ikugejeje aya masaha uri muzima muri iki gitondo cya kare. Duhereje Imana icyubahiro. Zirikana kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Ongera utekereze iby'Imana yakoze, uburyo yakurinze, uburyo yakwimanye, uburyo yakurwaniriye, uburyo warwaye Imana ikagukiza, uburyo yaguciriye inzira ikagutambutsa, ikaba yarakugejeje muri ubwo buzima urimo, uburyo yaguhishe. Yewe Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana muri uyu munsi, tubanje Imana muri gahunda zacu zose, tubanje Imana mu kazi, tubanje Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera ubanze Imana nawe, wongere ugirire Imana icyizere. Birashoboka ko waba urwaye, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana ikiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo rero nyemerera hamwe no kwiragiza Imana, twongere dusubire mu ijambo ry'Imana twize turiganiraho muri iki cyumweru, ryitwa kwirinda. Kwirinda ni intwaro ikomeye. Iyo wirinda urihana, iyo wirinda witaza ibibi, iyo wirinda wivana mu nzira z'abanyabyaha, iyo wirinda ukontorora ibyo uvuga n'ibyo ukora, iyo wirinda ushakashaka uburyo wakora imirimo inezeza Imana, kandi iyo wirinda igihe cyose wumva utumbiriye Imana, iyo wirinda ubabazwa n'icyaha, iyo wirinda wanga icyaha, iyo wirinda ushakashaka gukora ibyiza. Imana ishimwe. Iyo wirinda ugira ibihe byiza byo gusabana n'Imana, iyo wirinda wumva unejejwe n'ibihe byiza byo gusenga. Nyemerera rero mu kwirinda wumve ko ari ukwiyambura ibibi, kwirinda ari ukwanga ibibi, kwirinda ari ukwihana, kwirinda ari ukwitandukanya n'ibibi. Imana ishimwe. Rero dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Salomo, Imigani, ibice 13. Turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Handitse ngo umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Hanyuma 6, gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Ijambo ry'Imana rero nifuje ko tuvuga tukiri muri iyi teme yacu yitwa kwirinda. Nagira ngo nkubwire ko umukiranutsi burya yanga ibinyoma. Iyo wanga ibinyoma ukaba uri umuntu wanga kubeshya, uba uri kwirinda. Uba uri kwirinda mu byo uvuga, uba uri kwirinda mu byo ugambirira. Ntugambirire kubeshya, ntuvuge ibinyoma. Rero ijambo riratubwiye neza ngo umukiranutsi yanga ibinyoma. Simbizi nimba wowe uyu munsi turi kuvuga ku ijambo ryo kwirinda, ntabwo mbizi nimba utajya ubeshya. Hari igihe unabeshya nta n'inyungu bifitemo. Burya nk'iyo ubeshyeye kuri telefone, umuntu akakubaza ngo urihe, ukamubwira ngo ukamubwira ngo ndi mu mujyi, kandi ukamubwira ko uri mu mujyi uri mu rugo, buriya nta nyungu bifitemo. Ariko akubwiye ngo urihe, ukamubwira uti rwose ndi bize sindi kuboneka, ibyo byaba ari byiza. Ariko se nimba umuntu akubajije ngo urihe, ukamubwira ngo ndi mu mujyi kandi uzi ko uryamye, ubwo ufitemo izihe nyungu? Hari ibyaha abantu bakora bituma bata agaciro, bituma n'Imana ibareba ikabona umuntu arasa n'aho abuze ubwenge mu byo avuga. Cyangwa se ikindi kintu, niba wumva ko uwo muntu nimuvugana uri bugwe mu cyaha cyo kumubeshya, waretse kwitaba iyo telefone ko ari wowe wayiguriye, ukavuga uti simfite icyo kumusubiza. Rero ibyo nabyo ukamubwira, ariko ukamwandikira akamesaje, nabwo kwanga kumusubiza hari igihe biba ari agasuzuguro. Ukamubwira uti ndi bizi, ariko ukwihangana ukabwira umuntu ngo wenda uri mu mujyi, ukamubwira ngo ubu ngubu ndi mu ntara, kandi wenda bikubajije umuri imbere. Icyo gihe uba utaye agaciro
ijambo rero riratubwiye neza ngo umukiranutsi yanga ibinyoma. Ndakwinginze nawe ujye wanga ibinyoma. Niba wajya kubeshya ubyange, nta nyungu irimo, uba utaye agaciro imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ngo rero umukiranutsi, umuntu ukiranuka yanga ibinyoma, yanga ibinyoma. Ngo kandi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Umunyabyaha arigayisha, yigayisha mu byo akora, yigayisha mu byo avuga, yigayisha uko agenda, yigayisha mu ndoro, yigayisha muri byose. Ngo umunyabyaha yigayisha mu byo akora, ngo kandi akikoza isoni. Umunyabyaha arigayisha. Wambwira ngo yigayisha gute? Iyo umuntu atangiye abeshya nta mpamvu, burya aba ari kwigayisha. Iyo umuntu yatura ibigambo by'ubugoryi, burya aba ari kwigayisha. Iyo umuntu ari gukora amarorerwa y'ibyaha, burya aba ari kwigayisha. Yarangiza akanikoza isoni. Uretse kuvuga ngo akojeje isoni umuryango avukamo, uretse gukoza isoni ababyeyi be, nawe ubwaragaruka akikoza isoni. Ngo rero umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Ndagira ngo nkubaze, isoni zagukoze urebe nimba warakojejwe isoni n'abantu, wowe nta hantu wabigizemo uruhare kugira ngo wikoze isoni. Nusanga rero warikojeje isoni, usaba Imana ikubabarire. Ariko rero icyambere cyo uharanire kuba umukiranutsi wanga ibinyoma. Hanyuma umurongo wa 6, gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze. Gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka, ngo birinda, birakurinda. Turacyari ku ijambo ryitwa kwirinda. Ngo gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze. Imana ishimwe. Icyamwa ugakora ibyo gukiranuka, ukongera ugatera urutambwe, ukongera ugakora ibyo gukiranuka n'uyu munsi, ndetse n'ejo ukazongera ugakora ibyo gukiranuka, no mu kwezi gutaha ukazakora ibyo gukiranuka, n'andi mezi azakurikirana ugakora ibyo gukiranuka, no mu yindi myaka ukagira intego yo gukora ibyo gukiranuka. Ngo kuko gukiranuka birinda ngo ugenda atunganye mu nzira ze. Wowe ntabwo ukeneye uburinzi bw'Imana, ntukeneye kurindwa n'Imana. Nukiranuka, Imana izakurindisha ingabo nto n'inini, kandi Imana nayo ubwayo izakubaho. Imana ishimwe. Imana izakubaho, izakurinda. Nk'uko umuntu ajya abona agiye gutokorwa agahumbya kugira ngo imboni y'ijisho ryawe itagira ikibazo, wowe Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi, nukiranuka nawe azakurinda. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana, azakurinda. Ngo ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Umuntu nawe ugenda akora amafuti, ugenda agwa mu byaha, ugenda akora ibibi, ngo ibyo byose biramugusha. Imana idusange, Imana itugira neza. Icyo nakwifuriza ni kimwe, ni uko wakanga ibinyoma, ukanga ibinyoma rwose. Kandi nkakwifuriza yuko gukiranuka byajya bikurinda mu nzira zose ugenda ucamo. Imana ikugire neza. Shalom, shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane.